nakubwira banguka nacyo kwemeza bimeze bite sha ubundi harya ngo bimeze bite umva sha maze iminsi rwose amakarita nyitoza ubu ngubu noneho wibagiwe insina gwawe turi gukina umurozi ibyo byari bya kera sha ubu ngubu ndaje nongere nkubabure sha burya si ikiye wanjye mwe muncangire neza gusa mura ntabwo ujya utanga imwe gutya muba muri kunyiba batuma bankubita imwe batangiye kukwiba n'umukino utaratangira umukino utaranatangira gutyo ni sawa igaragaza ubwoba ubwo ni ubuswa utangiranye turufu ni umutima umutima kabisa tangire niwo ukina bwa mbere wereke kabisa wereke ko ngewe amakarita rwose byari ibintu byanjye ubu ngubu ariko ntacyo ni wowe ukurikira ndabafite ariko rero amakarita se noneho wamenya ndabizi ntacyo reka ese iyi karita irutingi wenda ntazi kuyabara neza ndagukubita sibyo nakubwiye ntabwo munyibye mwana ntabwo bakwibye wateka kabiri sinabona gatatu kinahubwo uri sundi bazabihindisha bakajya bandikaho mu magambo bakajya bandikaho mu nyuguti kina wowe warobye mu mutima haryote turuko no twara ariko rero muri kunyiba mwana ubundi umuntu wakoze amakarita niwe wibeshya abikoze nabi kuko amakarita rutana yagomba kujya yandikaho amanimero kinini ko nk'ubu ngubu kina wowe ndabakubita ubundi buretse ariko mbahe murancikira yuko nakiyemeje nibikira nyamara uragenda kawe uyu munsi umva nabyukanye umwaku kabisa ariko umva ubujura bwawe rero sinjuriye se neza ntabwo wamfatira na sha ubu ngubu ntabwo reka amakarita agenda kawe ariko hano hantu rero mfusha urimo uratwiba wowe ntabwo bishoboka aya ndashaka kumusuzuma ndebe icyo ahagaze have mpemba nigende biki ase have wireba ariko ufite sha oya umva rero kamabwire umva amakarita yanyu rero urarambiwe rero umva sinzi kabisa ndikubona ibintu bitangaza gusa kina biki wowe kirajyodere ntabwo uragira na 15 kina ariko aya makarita mwayavanze mute mwayacanze mute sibyo nakubwiye ngo wowe ntabwo uramenye ikarita ubundi wowe reka ndongera ngupfura umusatsi ejo bundi narakubabariye ahubwo kitangaza gusa nta turufu n'imwe ariko nari nafata uba twatanga nicyo kikwereka ko nta karita uzi oya sindakubeshya ikarita nazo bisaba amahirwe mugabo ari gufata abazungu rwose oya mwongera mucange ntabwo ibyo oya fata umukino urangiye ni wowe ugiye gukina ariko umukino urangiye mbese ubwo mwe mushaka kuzahora munyiba imyaka yose nese nibatakwiba uzazimenya gute si nibi gupfa gukina nibatakwiba ntabwo uzazimenya amakarita ntayahera umugabo ni umutekamutwe njye namubonye uzi ko ntabwo se njye wacanze iyo wakiyukira nabi ubundi ndabasa fresh salama bro bitera Jeshi wa kirara. Murata se mukuyera mwaye ni nati dread ni bob. Mugabo turaziranye ibintu byinshi cyane. Muraziranye wese ko na dread. Bugufa ariko ntugagaragaje y'abantu babo. Sorry gato kabisa. Nzi ko narinza nya boro akasa mutwe bizi. Natirebe ni. Boro ndayifite atanje aho. Urajya gura amaboro se sha yewe. Ayo musaza
arabizi boro tuba dufitanye nyinshi cyane. boro se ko mbona yashaje yamazemo Boro aracyakomeye. Ni igisore cyane. yaranamenaguritse Oya boro ni sawa ariko se basaguye urata muri boro aricyo bitwaye. nanga Iboro sinjya menya ibintu by'amaboro ariko kurikije uretse nkurebera gusa yani rebera atanu ya boro mani bimeze fresh nta kibazo itwaye. nanga yesu gusa yarenga izi ngizi zimwe za 700 Boro zanjye mani birenze byatari. akoza nambwira ari sengisa njye namuha rwose Oya sengisa ni make gusa. twikeneye mu mwiherero ngo usirakora ahubwo usirakora Oya ongeraho wongeraho karindwi wongeraho mani. oya nta kintu nagira bika Ni umuzigo boro ni icyuma mani. bika umuzigo wawe Nta kibazo naho yazanye ndetse n'ubundi ko kuri inga yanjye ko nta bintu bitwaye. mugana ringura yemeza Oya nayankarage nigendere n'ubundi bafite diri nyinshi ngiye mu gihe. mbase mwa n'amabogisi urayagura se Ye bana ngiye nta kintu nagira ngo ngende kanyamaboro. ndarurira aho ngaho Ubwo rese. Mbana nshitura akantu hariya. gusa uramwizeye umutipe ko Yanyizeye ngo tuziranye mu byinshi cyane. wagiye kuyakira Ya sansa na. nawe yajyanye muri beti sha Oya nahari. aribi mukuru burya afite n'amafaranga mwa ukora no muhenzi da umuzigo n'akasamo ubu nawe ugiye kujya kuri WhatsApp rero cyane vuba vuba ahubwo se bari mu password iragaforomatisha mu kanya ese nibi gusaba ni ariko wenda nagaruka araza kwigukurira ariko nazo ndayimubaza akayiza ko simboro bazo basohagiriye reka twikomereze abantu twikinira amakarita sha ibyo iyi telefone nubwo uyiguza ariko ndi kubona isa ni telefone nzi nushaka uba uyizi boro ni boro sawa ntari dukina ibyo rugezweho sina ni wowe ugezweho so ufite atatu yenze ko mwakomeje kunyiba shaho Shato ikarita y'uyu munsi yambihiye ariko kwiba nibwo uyamenya Imana kuma nta mutipe yatinze yatinze byadanje yasa ko mbona agenda nk'umunyirogotwa ariko reka nkubwire ubu wambaye nk'umwafande byadanje Abonye none na- uri bakwegera abonye rupano nawe bageraho Abonye- atabikaguza arinda umuziki bamere nk'abasatsi ushobora koze kunshimira niko biba bimeze aya mafaranga turayarya ari amafaranga cyarya byore niyo diro byaje yenda gura muri iki muzi kidezi ndabona yaje sawa ma salamu Nta boro namaze kwitanga rero. byaciyemo Byacimo. ubwo noneho twagenda Amafaranga bayaguhaye se? Amafaranga ndafite neza cyane. tugende ayasigaye niyo menshi Ibana amafaranga yarahari muri iki kibazo. ntacyo tugendera amafaranga tubona ko twaye sawa abafatisha Simbereka boro nayitanze. Simbereka boro nayitanze. kina wewe ni wowe ukina Dore rwose boro nayigurishije umugabo. abantu bari mu twiba rero ntabwo mbiba ko nanjye ndanga wayigurisha twaguka segira afarega nta nisana niwaguza telefone aho ngaho uragigira ntasi n'iki gisambo agurishije mpereza telefone ningi iyo ngiyo telefone ama nta bindi bakwibyemo aho ngaho wapi ndabona turetse twumvise tuzamuka zamura ibyo ufite aho ngaho uyu muntu yakoze iki zamura ibyo ufite mwe mwicana n'ibisambo nk'ibi ngibi mutazi ko ari ibisambo byagenze yazane nayo yazane Afande ngo afite n'ibindi byinshi ndabona muhaye. byagenze bite se kandi uyu nguyu ko twakinanaga amakarita yabaye igisambo afande uretse niko wowe igisambo amafaranga yafata ubundi umwanya namaze ndi kumutanira n'uyu nguyu usigaho amaboro yose n'uyu nguyu uyu ni usigaho amaboro Fande mbabarira nta soni wowe mbabarira fande mbabarira Fande igisambo fande mbabarira Mbabarira afande. fande mbabarira ntabwo nzongera kugura icyo jya kugifunga uyu ngweta bawe n'aya mafaranga bamuhaye ntabwo nzongera ubu yitaga aya mafaranga nawe ujyanye nawe imbere haguruka rwose haguruka kankuzanira agatebo uretse nkuzanira agatebo we bigenze byo wajya kumenyana n'ibisambo gusa kandi ujya kugura iya boro gatabo usanzwe mukorana ese musanzwe mukorana zajyaga zibingana asanzwe ari umujura se wari ubizi ko ari umujura nari mbizi ariko ntabwo reba nkawe bari bagiye kudutandukana rero ayandi mafaranga ufite nta kintu murabona batayamumaze hose ahubwo ni ukungurira akantu
atari telefone waguze mu gitondo gutwaye amafaranga yawe yose umva ubu nta kintu usigaranye ntukajya wizera abantu bose ubuse ntubona ko bari bagutwaye bari bagiye kugufunga kandi uzi ubusa ndebera nk'umwanya atuma ibaze iki noneho tumara afite amafaranga nakuyasha utaguze na byeri none urayatanze yahaye Nisengura byeri ubungubu byawe. wari kutubwira ko nta mafaranga yamereza n'ikarita zanjye. Yewe nyagura byeri ubwo ntabwo waba wanambikanye mundi. Oya sigara n'ibyawe twaje gusura basigara n'ibyawe sigara n'ibibazo byawe ikarita ufite amafaranga no kuri akabayemo nagufata mu mugongo ahubwo ndamutse ngumyanga ashobora no guhura n'umwaka rwose ndabona nta n'ubushuti bwanyu mugenda muba umuntu aragira n'ibyago ufite amafaranga na gutyo barimo nasigira ibyago byiwe mana nasigarana ibyago byiwe ugumye hano wahura n'umwaka aragira ibyago n'umufite no mu mugongo mwebwe ariko se ubundi bafata ubundi wande kugiye ntabwo ubundi tubiziranye ibintu tuba twahereka twapanga ntabwo wushye urumva mama muri kugiye urabona unsuzugura kubera iki wawe wowe ntago kugusuzugura wowe uruguru unsuzugura ntago kugusuzugura ibintu tuziranye ntabwo ushiramo n'icyo ariko yaryoshye mwamuntu mureka gusigana none se ukomereza ayo mafaranga yanyu impamvu aramfata gutya kandi n'idiri mwari ibyo byarangiye mereza ayo mafaranga tura ariko turayagabana ariko wanzu yawe nyamimbaze nyakuba nagukoreye umuti nawe ehehe telefone nguhesheje amafaranga nujye unyemera nk'afana Jesse Migeri bankubise nk'igisambo ntabwo mwareba ahubwo ni kukwica ahubwo ni ucunga gutese kandi ari dufata amatelefone y'umuntu ukayiba ukajya kumusha agomba kuyagabana nanga reba neza amafaranga niba yagwaye neza kari menshi ra kandi ugiye nanjye arabarika nk'umuyobozi ngenera akantu tugomba kuyagabana agira vuba vuba kuyagabana ho byo akantu ngenera nyine nk'umuyobozi kuko Jido na Lili haraye epfo ntabwo twari turi kumwe ariko mumenye ko telefone nanjye yari yanjye nemeye kwigira igisambo kandi nanjye nemeye kubabazwa na telefone yanjye nka fande nta kintu ngeneraho ubundi afande we nta n'ikintu wakabonye kuko imigeri we ntayirafande wafashe nk'uyu musambo ariko hari andi mafaranga mwatoye ayahe nose niyo baduhaye ayangaye none se we ntayo bagwaye ugurisha telefone none se ubu telefone yanjye mwari mwayigeretse igihumbi mbese se uyibonye n'amafaranga reka tuyagabana igihumbi cyonyine se nicyo bari baguze telefone amafaranga urabona ari igihumbi cyonyine kandi ariyo bari baguhaye mbonye njyayo baguhaye mani niyo bari nayaciyemo kabiri kugira ngo tutaza gufata amakimbirane aha ubwo no busanzwe ntabwo yuzuye mwese ubu twayigabana ntabwo mushakoje manga hano nta kintu kirimo ntacyo wowe mufate